Yes, right, ni Ads Rwanda ubuhanzi ni MC Robert. Ikiganiro cyo ni imyidagaduro tuba turimo kugira ngo dukomeze tubereke ibiri kugenda bibera muri events itandukanye. Nyuma y'abandi benshi mwagiye mubona mfite n'abakora fashion nabo n'abantu bari bambaye neza, so mfite bamwe muri bo. Welcome, come on. Uraho neza? Uraho neza. Meze neza? Meze neza cyane. Witwa ndetse? Nitwa Bernardine Kayitesi. Yego inzu y'imideli yitwa Tesera Collections. Yes, ikaba iherereye ku Rusumo. Yes. Mwaturutse Kirehe? Twaturutse Kirehe. Okay, fashion kuri we bivuze iki? Bivuze byinshi kuko ni ibintu nakuze nkunda. Yego. Nkashaka ko expressinga arts zanjye mbicishije mu myenda yambarwa n'abantu benshi batandukanye. Yes. Okay. Hanyuma uyu munsi mwabashe gupasinga? Yes, twabonye 6 yeses. Yes. Murumva ari hiranga mwakoresheje? Cyambere umugani wa muntu uvuga ngo nugutegura ubiha umwanya ukashaka umwihariko kandi ugapanga n'uburyo uri busobanuremo neza ku buryo abantu bari bubyumve bari be interested bakaguha icyo ukwiriye. Muri itsinda ry'abantu bangahe? Abamfashije hari njyewe as a designer n'aba models banjye batatu, twaje turi nanjye ni modeling ubwo turi bane. Yes. Fashion ubwo harimo na modeling? Yes, modeling izamo mu gihe uri gushaka kwerekana ibyo ngibyo wakoze. Yes. Hanyuma ibi ngibi muri kubikora bifasha iki urubyiruko, bifasha iki abanyempano mu zindi mpano? Kugaragaza ibyo dukora cyangwa yego ibyo mukora fashion modeling mubona bigira umusaruro? Bigira umusaruro mwinshi cyane. Gute? Icyambere nkanjye nk'iyo ntitinyuka ngo mvuge ngo ngiye kugaragaza impano yanjye, ntabwo nayo kubasha kujya mbona amafaranga nk'ayo mbona muri iki gihe. Icyambere iyo ufite creativity muri weho bigufasha kuba washaho business cyangwa se ugafasha n'abandi bantu bagiye batandukanye bafite impano kwitinyuka bakajya hanze bakabishyira mu bikorwa bagafasha n'igihugu gutera imbere muri rusange n'imiryango yabo. Yes. Ndashaka kubabona muri gusaba baye hano babe nawe abantu babarebe ukuntu mwari muri bimeze neza muri benshi, byari byiza pe. Murakoze cyane. Biteze? Byiza. Umeze neza? Meze bon. Witwa nde? Mbiziwe Antoine James Kanyarwanda. Witwa? Mbiziwe Antoine James Kanyarwanda. Wakoze iki muri ntuze yanyu? Wowe uri ufite role yihe? Role yanjye n'ubundi nk'uko bisanzwe ni ukumurika imideli yacu. Modo muri Tesera Collection. Nk'umusore si wowe wumva bigufitiye umumaro? Cause iyo ukora ibintu byawe ubikunze ukagera ugasanga ni n'impano yawe bikomeza kukuryohera. Pasi kuri wowe ivuze iki? Ni ibyishimo bikomeye cause hano ubu hatana n'abantu benshi, abajyaji ntabwo biba byoroshye kubava imbere. Gusa twabikoze bitewe n'Imana. Wowe witwa nde? Ernest Abumukiza. Ernest. Yego. Nawe ikaze hano. Yego murakoze cyane. Ni iki bigusigiye ibi ngibi? Mu by'ukuri nk'uko mubibona murabona ko turishimye, ni iby'igiciro bigiye kudutera izindi mbaraga kubona twambutse ku rwego rw'akarere, urwego rw'intara nabyo tugatambuka. Mu by'ukuri bifite ikintu bivuze kuri Tesera Collection. Yego rwose. Ni byiza cyane. Ni Ads Rwanda twari turimo hano dusoza ikiganiro twagiranaga. Ni wowe butumwa muri bugenera abantu badukurikiye cyangwa abanyempano bifuza kugeraho umugezi ariko batarabigeraho? Urakoze cyane. Icyo nababwira, iyo wicaye hasi ntugerageze gushira impano zawe hanze ngo abantu zigaragare. Nobody will see. Nta nubwo zagira ubona opportunities ngo uvuge ngo abantu, kuko amahirwe myo arahari mu gihugu yo gufasha urubyiruko kugira ngo rwiteze imbere. Icyo nababwira ni ugutinyuka, bakitinyuka bakajya hanze. You try and fail ariko iyo bikunze urishima cyane nawe. Ndashimire cyane kazi. Murakoze cyane. Yes, barakoze cyane. Ni aba bakora fashion n'ibindi bihuriyemo nabyo n'ubundi, ariko urubona ko bafite ibyishimo ndetse bafite n'izindi ntumbero nyinshi zitandukanye. Mwakoze, ndacyahari. Stay on.